aracyari kuri ya YouTube channel yacu muribuka ibintu tumaze iminsi tuganiraho uyu munsi rero nciye kuri aka kantu ndavuga ni nakore tukavugeho to reflect on one of the most intriguing questions. Ese we ntago ujye ngo wibaza ikibazo gikomeye cyane gicanga benshi kiri muri bibiliya. If Adam and Eve, nimba Adamu na Eva, first human beings, aribo bantu ba mbere babaye ku isi baremwe n'Imana, ibyo murabizi muri bibiliya mu gitabo cy'itangiriro birimo. their first son. Hanyuma Cain cyangwa se Gahini akaba ari we mwana babyaye bwa mbere. And where did Cain's wife come from? None Gahini yaje kuvana hehe umugore? Icyo kibazo nicyo nshaka ko mwibazo namwe mufata umwana. Imana yaremye Adamu na Eva babyara Gahini na Abeli, none Gahini yaje kuvana hehe umugore babanye kugira ngo babyare? How could he have gotten married? Ni gute ahubwo yashatse umugore? More, how could he have founded a city and had descendants if ese ni gute yaje kubaka umujyi until akabyara? then humanity was composed only of his immediate family? cyane ko icyo gihe cyari muri icyo gihe muri iyo myaka nta kindi kintu cyari ku isi mu bantu usibye umuryango we. Questions have spanned centuries Icyo kibazo cyagiye gikwirakwira mu binyejana byose, abantu bagenda babyibaza to arouse the curiosity of ndetse bigakomeza kugenda bizamura amatsiko Chapters of kuri the abo bantu benshi bagenda babyibazaho, book of Genesis. ndetse n'abantu benshi bakagenda babitekereza ariko ntibabibonera igisubizo, And today, bagasoma mu bitabo by'itangiriro ntibabibonera igisubizo. Uyu munsi rero delve deeply into the ndashaka ngo tuze enigma, twinjire muri bibiliya akantu ku kandi, satisfy curiosity, tutagiye guhaza amatsiko dufite, understand spiritual truth, ahubwo tugenda dusobanukirwa ukuri ko mu mwuka, kuri guhari kwa go nyako, beyond the surface. ibirenze ibyo mwe mubona, ibirenze ibitubona uyu Of munsi. studying the scriptures, Nimba ukunda rero izi content ndi kubahereza, to the channel wowe kora subscribe kuri iyi channel, and go along to the end. ubundi dukomezanye urugendo mpaka igihe bizagerera, nako nta nubwo tuzigera duhagarara. Change the way you Kubera ko ibintu ugiye see kumva the book of Genesis. bishobora guhindura uburyo wumvaga igitabo Cain is cy'itangiriro. presented in the Bible as the firstborn of Adam and Eve. Gahini ubundi muri bibiliya agaragara nk'aho ari we mwana wa mbere cyangwa se iriyo mfura ya Adamu na Eva. Immediately after him, Bakimara kumubyara Abel is born. nibwo baje kubyara umwana wamukurikiye wa kabiri witwaga Abeli. Up, each with his own vocation. Baje gukura barakurana ariko buri umwe ajya mu mwuga we. Cain becomes a farmer, Gahini yaje kujya kuba umuhinzi, Abel a shepherd. hanyuma Abeli ajya kwibera This umushumba is w'intama. chapter 4. Mu itangiriro umutwe wa kane Find the record of one of the saddest episodes in human history. niho tubonera amahano ya mbere n'ikintu cya mbere cyabaye cyari giteye ubwoba n'agahinda mu mateka y'ikiremwa. Cain, consumed by jealousy, Gahini yaje kwigarurirwa n'ishyari, kills his own brother. urwango n'iki byose birangira yishe umuvandimwe we God Abeli. accepted Abel's offering, Yaramuhoye yuko Imana yari yemeye igitambo cya Abeli but rejected Cain's. ariko ikanga igitambo cya Gahini. Problem was not just the type of offering, Ariko mu by'ukuri ukuri kwari gwari kwa nyako, ntabwo Imana ari uko yari yanze igitambo Gahini yari but yayihaye the oya, attitude of the heart. ahubwo ubwibone yari afite mu mutima we. Marks the first homicide in human history. Icyo kintu yari akoze rero nibwo bwa mbere hari habaye kumeneka kw'amaraso y'umuntu amenwe n'undi muntu, nibwo bwa mbere umuntu yakoze icyaha cyo kwica undi. With it a severe judgment from God. Ibyo ngibyo rero nta kindi cyabaye, Imana byanze bikunze yagombaga guhana. After the crime, God curses Cain. Nyuma y'icyo cyaha Gahini yari akoze, Imana He was a yaramuhannye. fugitive, a wanderer on the earth. Gahini yari agiye guhinduka inzererezi ndetse n'umuntu uhora abungera ku isi. But then something curious happens. Ariko nanone hano hantu hari akantu nshaka ko twibaza, hari ikintu cyabaye kidasanzwe. Cain complains to God, saying, Gahini yabwiye Imana asa nk'uburana, aravuga ati Behold, uretse you Nyagasani have driven me today from the face of the ground, ko uyu munsi ugiye kunyirukana ukanyirukana hano, and anyone who finds me will kill me. kandi ko buri muntu nzi neza ko buri muntu wese tuzahura azanyica. But Reka twibaza akantu, kandi ako kantu nshaka tukibazeho koko. who were these people Cain feared? Abo bantu Gahini yari afitiye ubwoba, yavugaga ngo Mana ndagiye kandi uzambona wese This azanyica. is the question that Abo bantu ni bande? opens the door. Iki kibazo ubundi nicyo gisa nkaho gifungura imiryango yose, If kigakemura ihurizo rihari. until that moment the Bible had only mentioned Adam, Ko kugeza muri icyo gihe Bibiliya ubundi yari yaravuze abantu bake, yari yaravuze Adamu, Eve, ivuga Eva, Cain, ivuga Gahini, Abel. ivuga na Abeli. possible that Cain was afraid of being killed by others. None ni gute Gahini yari afite ubwoba, atekereza ati nzicwa n'abandi, yari afite ubwoba bwo kuzicwa n'abandi? Abo ni bande bari kumwica? Kandi mu isi harabagamo Gahini na Abeli na mama wabo Eva na papa wabo Adamu. And immediately after, in verse 17, we read, Cain Rero dukomeje mu itangiriro umutwe wa mbere umurongo wa 17, knew his wife, and she conceived and bore Enoch, and he built a city. nibwo tugenda tugasa nk'abasobanukirwa uburyo Gahini yaje kubona umugore akaza kubaka umujyi
ndetse umugore we yari afitanye isano na ba Enoke. Another question arises. Ariko nanone hakazamuka ikindi kibazo. Where did Cain's wife come from? Nyine umugore wa Gahini The ubundi answer yaturutse. is present Igisubizo ni ikintu kigaragara, igisubizo kiragaragara kandi kiranoroshye. between the lines of scripture itself. Kiri mu byanditswe. He is in Genesis Urufunguzo muzantu turubonera chapter 5, mu itangiriro umutwe wa verse 5 4. umurongo wa 4. Ndagira ngo mugende musomaho. And the days of Adam after he begot Seth, Ngo nuko iminsi ya Adamu amaze kubyara Seti 100 years, yari imyaka he 800. begot sons and daughters. Yari yarabyaye abahungu n'abakobwa. This reveals something fundamental. Hano uyu murongo rero ugaragaza ikintu twashingiraho kandi And gifatika. Eve Adamu na Eva had many other sons and daughters nabo baje kubyara abandi bana b'abahungu n'abandi bakobwa nyuma ya Gahini na Abeli. Biranditse ngo iminsi ya Adamu kandi imaze kugera kuri 800 nyuma yo kubyara Seti, nyine yaje kubyara abandi bana b'abahungu n'abakobwa. out the centuries. Rero mu minyejana bamaze cyane ko kiriya gihe abantu babaga igihe kinini, urumva ko Adamu yamaze imyaka isaga 800. Genesis focuses only on the most relevant children for the now. Ntabwo ubundi ukuri guhara ari uko Adamu na Eva batabyaye abandi bana, ahubwo Bibiliya yo ubwayo cyangwa se igitabo cy'itangiriro cyo gifokasinga cyangwa se kibanda kikagaruka cyane kuri Adamu na Eva ndetse na Cain na Abel. Expanded rapidly through the immediate family Ariko abantu baje kwaguka, Adamu na Eva baje kubyara abandi bana, abo bana babo bagenda bashyingiranwa umwe ku wundi agashyingiranwa n'undi. Cain, Umuryango uragenda uraguka. therefore, Rero mu magambo make would Gahini have married one of his sisters, ashobora kuba yarashyingiranwe n'umwe muri bashiki be perhaps a niece. cyangwa se muri bishywa be. Here, many raise a valid objection. Ariko se nanone nimba yarashyingiranwe na mushiki we cyangwa mwishywa we, naho havukira ikindi kibazo. If Cain married a sister or Nimba yarashakanye na mushiki we close relative, cyangwa se undi muntu bafitanye isano rya hafi, be incest. Yes, ibyo ntibyaba ari amahano kweli? it would be, Yego, byaba ari amahano. according to current standards. Tugendeye ku muco w'uyu munsi, ku iyi minsi ibintu biba bimeze, namwe murabizi. Consider the historical and Ariko nanone twibuke ko icyo gihe twari mu bihe bya kera by'amateka, spiritual context of that period. cyane ko icyo gihe hari ibintu byinshi byabagaho bitameze nk'uko uyu munsi bimeze. There were not yet the laws of Moses, Icyo gihe ntago hari harakajeho amategeko ya Mose yabuzaga abantu bafitanye isano nor rya the hafi gushyingiranwa, regulations that we know today. ndetse ntihari hariho n'amabwiriza n'amategeko nk'uko tuyazi uyu Humanity munsi. was at the beginning of its journey. Cyane ko ikiremwamuntu aribwo cyari kiri gutangira urugendo rwacyo rwo kwaguka kigakwira isi hirya no hino, The only possible way for multiplication kandi uburyo bwonyine bwari buhari bwo kugira ngo abantu babyare bakwire isi was hirya no hino precisely through bwari uburyo the bworoshye. union Byanze bikunze byari ukubana hagati y'abavandimwe kings and cyangwa se abafitanye isano rya hafi. Later, God would prohibit marriage between relatives. Nyuma rero Imana yaje guca ibyo bintu byo kugira ngo abantu bafitanye These isano laws babane. appear in Leviticus chapter 18. Ibi ngibi tubisanga mu gitabo. Later, God would prohibit marriage between relatives. These laws appear in Leviticus chapter 18. Nyuma Imana yaje gukuraho ibintu by'uko abantu bafitanye isano bashobora gushyingiranwa, irabica ivuga ko ari amahano. Ibyo byanditse muri Levitikani mu byita ngo kimwe, mu gitabo cy'Abalewi umutwe wa 18. And had moral and genetic foundations. Over time, genetic degeneration accumulated in humanity. Kubera ko abantu bagiye bashyingiranwa bikomeza bigera kuri byinjira mu kiremwa muntu, ugasanga abantu gushyingiranwa na bashiki babo nta kintu bibatwaye, kandi mu by'ukuri atari ko byakabaye bigenda. Making the risks of consanguinity more serious. This practice was not exclusive to Cain. Ibi bintu ntago byabaye kuri Gahini He gusa, married his half-sister Sarah. kubera ko nka Aburahamu nawe yashyingira uriya mugore wa Aburahamu witwaga Sara nawe buriya yavaga indimwe na Aburahamu ariko bahuje umubyeyi umwe. Isaac, his cousin Rebekah. Isaac we yaje gushyingiranwa na mubyara we witwaga Rebeka, murabizi muri Bibiliya. Married two cousins, Yakobo we yaje gushyingiranwa n'ababyara be babiri, Leah and uwitwaga Leah Rachel. ndetse n'uwitwaga Rasheli. In patriarch, Byari muri ibyo bihe nyine, often blessed by God. cyane ko icyo gihe gushyingiranwa n'umuvandimwe wawe mu gihe cyose abatambyi babibahereyemo umugisha mu izina ry'Imana, Leader of byari the ibintu bisanzwe. time valued the preservation of the lineage Ariko nanone uko igihe cyagiye kigenda ibintu byagiye Very- bihinduka, indangagaciro z'abantu of zirahinduka. the family was seen as a way to maintain inheritance and faith. Nubwo icyo gihe wenda gushyingiranwa n'umuntu wa hafi mu muryango wawe byagaragaraga nk'aho ugendera ku cyubahiro umugomba, cyangwa se uvuga uti nta ribi nta kintu bitwaye, ni ibintu bisanzwe. Even after God's punishment, Cain continues his life and founds a city. Nta kintu byari bitwaye, cyane ko na nyuma y'uko
Gahini yishe umuvandimwe we, Imana yaramuretse aragenda yubaka umujyi aratura. Teaches us something profound. Ibi rero hari ikintu biba bigomba kudusigira nk'isomo kandi tuba tugomba gushyira mu mutwe tukabyumva tukanabyakira. Despite sin, God still granted Cain the opportunity to build, twirengagije icyaha yari yakoze, Gahini Imana yamuhaye amahirwe to lead, aragenda iramubwira iti genda ubeho ugenda uzasiga is a ibintu. symbol of divine mercy Ibyo bintu ni ikimenyetso kigaragaza imbabazi z'Imana against vengeance. ndetse ko Imana ubwayo idahora, Cain's idahita ihoreraho, ntihorera ntihaniraho. symbolizes both the consequence of sin, Gahini watubera ikimenyetso cya byombi, ingaruka z'icyaha the extent of grace. ndetse n'impuhwe z'Imana zitagira He igarukiro. shows us the damages of sin. Nubwo icyaha kiba cyatwangije kikaduhemukira, Pain, there is room for a new beginning. mu magambo make niyo waba uri mu gahinda, iteka ryose hari akantu kaba karasigayemo kandi ako kantu kaba itangiriro rya byose. He founded became a symbol of civilization. Hanyuma umujyi Gahini yagiye akubakaho tuwufata nk'ikimenyetso cy'itangiriro ry'iterambere ry'ikiremwamuntu. Some alternative interpretations suggest that there could have been other human groups cyane ko abahanga mu by'ibisigaраtongo bo bagenda bavuga bati hari abandi bantu baje created kubaho God bari bararemwe n'Imana, ubwo ni abahanga mu bya siyansi, to the lineage of Adam and Eve. ariko nabo bari bafite aho bahuriye na Adamu na Eva The n'ubundi. idea does not find direct Nubwo wenda iki gitekerezo subtext. cy'abasiyantifike kidafite ahantu gihuriye na Bibiliya, nta mirongo muri Bibiliya bivugaho, Genesis presents Adam as the first kubera ko mu itangiriro Bibiliya ivuga neza ko Adamu na Eva, man Adamu ari we muntu waremwe bwa mbere, and Eve as the mother of all living. Imana ikaza kumusinziriza ikamuvanamo Eva, urubavu ikaruremamo Eva, kandi Eva akaba nyina w'ibiremwa byose. Most Murabizi. consistent text Gusa nanone hari point twaganiriyeho kuri YouTube channel, muze kuwusubira kuri content zo hejuru, ahantu twaganiriye tuvuga ngo buriya mu gitabo mu itangiriro umutwe wa mbere umutwe wa mbere hari ahantu handitse ngo nuko Imana irema umugabo n'umugore, iravuga ngo reka ase natwe, iravuga iti reka tureme umugabo n'umugore ase natwe. Noneho mwitangira umutwe wa kabiri nawe akavuga hati nuko Imana irema Adamu iza kumusinziriza imuvanamo urubavu irema Eva. Biri kuri iyi YouTube channel muzi kubireba hejuru. Nabyo abantu bagiye babishidakanyaho kenshi bavuga bati se Adamu na Eva nibo bantu baremwe bwa mbere cyangwa iki, ariko ibyo ngibyo narabisobanuriye ni ibintu byoroshye. Humanity began with a single family Rero ikiremwa muntu and expanded cyaje gutangira ari umuryango umwe Adamu na Eva, From ariko kigenda cyororoka gikwira hirya no in the hino. beginning, like marriage between siblings. Bwa mbere byari byemewe rero ko abavandimwe bashobora kubana nk'umugore n'umugabo, This shows ariko nyuma byaje guhinduka amahano. the progression of divine revelation. Ibi ngibi nyine bigaragaza ko Imana igira utuntu twayo yikorera, ariko abantu mwe mugashaka gukomeza ntago nyine bibaho mu minsi y'uyu munsi. This is new standards as humanity matures. Imana yaje gushyira amategeko ko abantu bagiye baguka bakaba benshi. Itegeko rya Moses ubundi niryo ryabaye nk'iribica byose, Presents this new time. niryo ryazanye ibihe bishyashya, More detailed rules to protect the people. ndetse ryarimo amategeko menshi yo kurinda ikiremwa muntu. The story of Cain Inkuru ya Kayini is much more than a debate about genealogy. ubundi itandukanye no kuba twavuga ngo ni inkuru yo kuganiraho ko umuntu abyumva. It's about sin, judgment, and mercy. Ubundi inkuru ya Gahini isa nk'iyaho ihuriyemo ibintu bitatu: icyaha, gucibwa urubanza no It kubabarirwa. speaks about the weight of envy, the consequences of choices, Inkuru ya Kayini itwereka cyane ingaruka zo kugira ishyari ndetse n'ibiba and bigomba the kuva, value of repentance. ndetse bikatwereka cyane icyiza cyo kugira gute repentance, turabivuga gute mu Kinyarwanda? Kwicuza, kwicuza. Even after his mistake, Na nyuma y'amakosa Gahini yari the yakoze, chance to start over, Gahini yahawe amahirwe yo kongera agatangira allowed bundi to bushya. continue living and building. Imana iramubwira iti genda wibereho. Sister or close relative, also a daughter of Adam and Eve, Rero mu magambo make ibintu byoroshye, Gahini umugore wiwe ashobora kuba yari mushiki we bavukana kwa Adamu na Eva, cyangwa se nka mubyara we barumuna be bari barabyaranye n'abo bashiki be, wakaza gushyingiranwa wenda n'umwana wa murumuna we cyangwa iki. This may sound strange today, Ibi mushobora But kubumva it uyu munsi nyine bitari ibintu bivugitse bidafite meaning, and was the way God allowed for the multiplication of ariko ubwo bwari bwo buryo bwonyine Imana yabonaga ko bushoboka, yari yaremereye abantu kugira More ngo soul- babyare bororoke kandi bakwire isi, Standing- kubera ko isi yagombaga guturaho abantu. This issue shows us how God acts progressively, leading humanity with justice Ibyo bitugaragariza ukuntu Imana iyobora abantu bayo, ikabacira imanza, igakemura ibintu byose, ariko abantu bagakomeza bakabaho mu murongo kandi umurongo muzima umeze neza. throughout history.
What does this story teach you about choices? hanyuma iyi nkuru tuyigireho iki mu bijyanye n'amahitamo rero? It is about mercy. If you feel you need a new beginning, mu gihe cyose wumva ko ukeneye itangiriro rishyashya, just like jya wibuka nka Kayini, God can also give you a new chance to ujye uvuga uti Imana ishobora kumpa amahirwe uyu munsi, kampa amahirwe yo gutangira bundi bushya. turn to Him and trust in His word. ubundi wongere ugandukire Imana, uyisubire imbere, uyikubita imbere, uyisenge, uyizere amagambo yayo. Life like the video, share it with rero nimba iyi video ubona hari ikintu igufashije, yisharinge someone who loves to abantu bose uzi bakunda inkuru zijyanye na study bibiliya. the Bible, and subscribe to the ukore subscribe kuri YouTube channel yitwa Simbagaza Official, channel. ukore na share, We will grow dukorane, in the knowledge of the truth dukomeze dukurane tufite ukuri guhambaye cyangwa se kwimbitse ku bijyanye n'iyobokamana. with the Lord. May God bless you powerfully. Imana ibahe umugisha. Ciao ciao.